Muraho neza. Ese urabizi ko nawe ushobora gukoresha video z'abandi hano kuri YouTube ntiguhe copyright cyangwa iguhe copyright strike? Ibyo bizashoboka ari uko wakoresheje video ziri mu cyo twita Creative Commons. Waba warigeze ubona mugenzi wakoresha utuvideo dusa neza ndetse ukabona ibyo avuga byose aranabyerekana, ariko wowe wajya kudukoresha ukabona YouTube isiguhana? Wamubaza akakubwira ngo nazikuye muri Creative Commons. Muri iyi video ngiye kubasobanurira Creative Commons ni iki, icya kabiri mbasobanurira uburyo ushobora kubona ziriya video ziri muri Creative Commons, icya gatatu cy'ingenzi mbasobanurira uburyo wazikoresha neza kugira ngo batazaguhana nugera igihe cya monetization bazayiguhe, nimba uri na monetize batazigera bayikwaka, kubera ko kirazira kikaziririzwa guterura video burundu kwiteretse muri Creative Commons ngo uyikoreshe ukwire. Muri iyi video ngiye kubigisha ibyo bintu bitatu, uraza gusoza kureba iyi video ufite ubushobozi nawe bwo kubona utuvideo nk'utw'abandi ubona dusa neza kandi ukadukoresha ubifitiye uburenganzira. Ngiye mugiye kubana nitwa Gatari Fred, niba ari ubwa mbere ugeze hano ngo haye ikaze. Niba ubona iyi video ariyo wari ukeneye kandi like, yisharinge bagenzi bawe kugira ngo nabo baze mwigane hano mu ishuri. Hanyuma uze kutubwira video wumva twazakoraho ubutaha. Dutangire. Tudatinze reka dutangire. Kugira ngo rero tuze kubyumva neza reka dutangire dusobanukirwa akantu ka mbere ariko kitwa Creative Commons. Creative Commons ni akantu umuntu avivura hano muri YouTube ariho ya uploadinga video ye, hanyuma akabwira YouTube ati ntanze uburenganzira ko umuntu wese uzashaka azakoresha iyi video yanjye mu nyungu ze bwite, nta kibazo nzamutera, bipfa kuba bitaviolating amategeko ya YouTube. Ni ukuvuga ngo ari wowe nawe wavivura ugatanga uburenganzira kuri video zawe nk'uko abandi nabo batanga uburenganzira kuri video zabo. Bivuze rero ko video ya Vivu ako kantu igashyirwa muri icyo cyiciro, uwo ari we wese aba yemerewe kuyikoresha. Ni nayo mpamvu rero ngiye guhita mbereka aho ugiye kuzajya ukuriza video, ariko nkaza no kubereka uburyo ugomba kuzikoresha kugira ngo utazagwa mu makosa y'icyo twita reused content. Benshi mu content creators bazikoresha bakunda kubona icyitwa reused content, ariko ndababwira akantu baba birengagije gatuma bagwa muri reused content kandi video zemerewe gukoreshwa. Ubwo usobanukiwe icyo twita Creative Commons, reka duhite twihuta tureba ngo ni gute nabona izo video ngewe. Reka rero twihutire ku gice cya kabiri ariho tugiye kurebera hamwe uburyo nawe uribuze kubona ziriya video ziri muri Creative Commons. Video ziri muri Creative Commons ushobora kuzibona uciye kuri YouTube application isanzwe, ariko ho ntago bashuwa neza ko icyo gihe yaba ifite Creative Commons. Kugira ngo ubibone uciye kuri YouTube isanzwe app, uraza wandikemo nimba ugiye gukora ku nyamaswa cyangwa ugiye gukora ku migi, ikintu cyose ugiye gukoramo ucyandikeho. Dufata urugero nimba ari Nature Forest nkanjye, ndakandaho gutya, nimara gukandaho urahituza ukande hano handitse hari utudomo dutatu mu nguni y'iburyo, nuhakanda gutyo urahita ubona hano handitse search filters, ndahakanda. Nimara kuhakanda ndabona hano hepfo hano handitse ngo Creative Commons, nimpakanda gutyo barahita bambwira ngo apply. Ni ukuvuga ngo ndaba selectinze Creative Commons, ninkanda kuri apply baranzanira ama video yose ari muri Creative Commons cyase nemerewe gukoresha. Ninkanda wenda urugero nko kuri iyi, urabona ni ishyamba ryiza bitewe na documentaire nakoze cyangwa ikindi kintu. Ikibi rero cyo guca hano kuri YouTube app isanzwe nuko ho ntago bakwereka byanyabyo ngo iyi video ifite uburenganzira, nubwo uyifite uyibonye muri ya filter wakoze yanuze ya Creative Commons, ariko ntago buri sure neza. Rero reka dukoresha uburyo buri sure bwerekana ko iyo video yemerewe gukoreshwa ifite icyo twita Creative Commons. Kugira ngo ubibone urajya muri Chrome yawe wandikemo youtube.com gutya, numara kwinjiramo hano gutya, umaze kwinjiramo urahita ufata telefone yawe ihindure nk'imashini, ubwo urakanda kuri utu tudomo dutatu turi hejuru iburyo gutya, none urebe uvivura aka kantu kanditseho desktop site akangaka. Numara kukavivura uraza hano muri search wandike muti wenda bite na content ugiye gukora. Nimba ugiye gukora content wenda nkanjye nari navuze ndakora kuri Nature Forest, sibyo? Nature Forest wenda gutya nkande search yanjye amashyamba nyine agiye guhitaza. Naza ndasabwa kuza gukanda hano kuri filter kugira ngo nze kugira gute hano iburyo hejuru, kugira ngo nze gushakamo icyo twita Creative Commons gutya. Nimakanda baramutuntu dutandukanye, icyo ngiye ndi kwishakiramo nicyo twita Creative Commons gutya. ndakanda kuri Creative Commons negerezeho gato hanyuma bama ama video yanjye dore ngaye ninkinamo imwe urugero nimba wenda ari iyi ninyikandaho gutya ndahita nkanda hano handitse more
hano kanyipozinge gutya, nimara kuyipozinga ndaza nkande hano, urabona ninkanda kurimo barahita bambwira ngo license, ngo Creative Commons Attribution License, ni ukuvuga ngo handitseho ngo reuse allowed. Urabona ko rero uciye muri Chrome ho urabibona, bakakubwira ngo iyi video yemerewe gukoreshwa. Ahangaha rero nta kindi ukora, urayidownloadinga ukayibika muri telefone yawe. Ndakeka ko tugeze rero umuntu wese amaze gusobanukirwa ngo Creative Commons ni iki, hanyuma ni gute nabona video ziri muri Creative Commons, nabwo urabibonye. Noneho tugiye ku kintu cya gatatu cyitwa noneho ko wamaze kuyidownloadinga ni gute ugiye kuyikoresha kugira ngo itazaguteza ibibazo. Urumva ziba ziri budownloadingwe n'abantu benshi bakazikoresha, rero buri muntu uko ayikoresha nibyo bimuteza ibibazo cyangwa ntibibimuteza. Nukabone nubwo nyine yabatanze uburenganzira ko yemerewe gukoreshwa, ariko YouTube yanga ikintu cyitwa duplicate, cyangwa gukoresha ikintu inshuro nyinshi ari kimwe ukaguma ugisubiramo ugikoresha. Rero kugira ngo ushobore kuza gukoresha izi video ziguhire, nuko uzongerera agaciro cyangwa kakagabanya, haba muri edit yawe, haba mu byo ushaka kugaragara, haba kugabanyamo amasegonda make kugera ku rwego uyifashisha iyi video ugira ngo ugire ibyo ugaragaza atari yo main ngo ugiye kuya-uploadinga kuri channel yawe. Nubikora gutyo ntabwo uzigera uhanwa na YouTube ahubwo izabona ko uriho editinga neza cyane. Ni ukuvuga ngo twize ibintu bitatu muri iyi video. Dusobanukiwe icyitwa Creative Commons, tumenya aho twakura izo video, tumenyana ndetse ngo ese ni gute nazikoresha neza. Ubwo kuzikoresha neza ni ukuzongera agaciro cyangwa kugatakaza kugera ku rwego wayifashishije hari ibyo ushaka kugaragaza. Hari umuntu wese yibaza ati ese watwereka uko natwe video zacu twatanga uburenganzira wenda abantu bakazajya bazikoresha? Nimubyandika muri comment nzabibabwira muri video itaha. Ese ubundi wowe warigeze uzikoreshaho uyu munsi ukaba wenda mbivuze warigeze kuzikoreshaho, ese wazikoresheje neza cyangwa nabi? Urabitubwira muri comment nabwo, nimba wenda warazikoresheje bikaguhira cyane biguhire, cyangwa se wari uzi ukuntu bazikoresha. Reka dure mu video ataha. Ciao ciao.